noneho nagiye kubona mbona abantu benshi bagiye babaka Bibiliya nzima bangiza bakabaha Bibiliya za pirate. Imana irangije irambwira zobene taya widimo ngo abantu mbabwire ngo mbwire abantu ngo bave mu burangare kandi bashake Uwiteka kubera ko igihe cy'akarengane mu murimo w'Imana kiratangiye. Munyabwenge asome Bibiliya yitwaza ijambo ribe mu mutwe we, ijambo arigendane. Muri iki gihe abakozi b'Imana bafite ingeso, nta mukozi w'Imana ukigendana Bibiliya mu mutwe, kandi Satani ni systeme yakoresheje kugira ngo abantu abakure mu ijambo ry'Imana narangiza bashyire mu ijambo rya pirate. Nagiye kubona mbona uwo muntu wafunguye ishami ari we nakwita byiza cyane kuri wowe bana natwe umunsi ku munsi. Twifurize kugira ibihe byiza cyane, nizere ko umeze neza, kandi niba utameze neza mu buzima bwawe nakubwira ngo wizere Imana, wizere isengesho, umenye ko ejo n'ejo bundi ibintu bigomba guhinduka. Umere neza nicyo nakwifuriza, kandi kwa ko ngiye ntashoboye kuba nabikuremera, ndakubwira nti mu buzima bwawe ububuke Imana, umenye ko Imana ariyo ibigena. Uyu munsi ngiriwe amahirwe akomeye cyane yo kubana n'umukozi w'Imana yitwa Dawidi. Ni umusore Imana ikoresha mu buryo butangaje cyane. Buriya umuhamagaro Imana iha umuntu, twese ntabwo twakora ibintu bimwe, sibyo Dawidi? Cyane. Hari ubushinzwe kubwiriza, ushinzwe kubwiriza, ushinzwe guhanura. Hari umuntu njya mbona ukorera mu mpano y'ubuhanuzi gusa, sindamwumva yabwirije. Ese ibyo bibaho mane? Ubundi umuntu ushinzwe guhanura gusa ibyo ushinzwe guhanura gusa se? Ubundi guhanura naryo nivuga butumwa. Yego. Guhanura naryo nivuga butumwa, ariko nta muntu ushinzwe guhanura gusa. Ushinzwe akaba ari umuhanuzi gusa. Atabwiriza se? Cyangwa atavuga ijambo? Akaba ari umuhanuzi gusa. Ubuhanuzi burerwa n'ijambo, kandi ubuhanuzi bugashyigikirwa n'ijambo. Rero umuhanuzi ukorera mu mpano y'ubuhanuzi, ubuhanuzi butubatse kuri Bibiliya, iyo mpano ndatekereza ko uramutenze, umushyizeho akabazo. Mushyizeho akabazo. Nyine hari umuhanuzi ukorera ku mpano gusa. Mu mpano ni ubuhanuzi gusa, utamubona yabwirije, utamubona ubuhanuzi hanura bwubatse kuri Bibiliya, wowe ngo nyine ushyiraho akabazo. Kuko ubuhanuzi bwose abahanuzi duhanura bwubatswe n'ijambo ry'Imana, ko bivuga ngo bigeragereshe ijambo ry'Imana. Nk'iyo umuntu aje agahita ahanura ikintu runaka, ati ndabona gutya na gutya, ndabona umuntu agiye kuba president, ndabona uzabyara umwana w'umuhungu, ubwo ntago ari ubuhanuzi se bushingiye ku ijambo? Ubwo buhanuzi nibyo Imana ishobora kuba bimubwiye, ariko ubuhanuzi bwa nyabwo cyangwa se bwiza ni ubuhanuzi bwubatse ku ijambo ry'Imana, apana kubaka ku buhanuzi gusa butubatse ku ijambo. Nacyo Bibiliya ibereyeho, ni nacyo ijambo ry'Imana ribereyeho. Ni byiza cyane, nishimiye kukwakira ku Nzozi Zacu TV ndetse no kuri Dawidi TV. Mu minsi ishize wari uri Kanyarira? Mu minsi yashize nari ndi Kanyarira. Maze igihe kingana gute? Namaze igihe gitoya, ko nta bibazo, ko ntaba hanze se ngo nagiye kubayo. Imana yako. Ariko kenshi cyane abantu bavuga ngo abantu baba bari ku musozi basenga, nk'abantu bajya za Kanyarira bari gusenga, ngo kenshi cyane ngo bari abanyabibazo. None se nta wagiye adafite ibibazo agiye gusenga Imana gusa? Shangiye mbona nta muntu usenga adafite ikimusengesha. Abantu bose naganiriye nabo, abantu bose nahuye nabo, nta muntu nigeze mbona nibura asenga abwira Imana ngo ndagushimiye ko naramutse amahoro. Ishimwe ryo kuba yaramutse amahoro, Imana ikaba yamurinze mu kwezi kwa 10, akaba yakurangije nta kindi kibazo, nta bindi bibazo ajyanye imbere y'Imana. Sindabona uyu muntu.
nta urabona ujya nikanyarira njye nta uriya musozi ubu wawuzamuka udafite ibibazo muvandi ntago wapfa kuhazamuka udafite ibibazo. Gusa abantu bose basenga siko bari abanyabibazo wenda. Hari abasenga bibutse iby'Imana yabakoreye imirimo y'Imana avuga tugomba kugushima kabari Imana turagushimiye ubanye natwe bikomeye none aho ugejeje ukora bibaye ngombwa ko dusengera mwishimwe. Ariko abantu benshi basenga bafite ibibazo pe. Abantu benshi basenga bafite ibibazo. Wowe kugikanyarira hari ibibazo wari ufite cyangwa wari ugiye kwihererana n'Imana? Ikanyariro zicyanjyanyeyo nagiye ikanyarira njyanywe n'ibintu bibiri. Icya mbere nari ngiye kubwira Imana ngo inkomereze mu murimo wayo kubera ko Satani ari kwiba abantu mu buryo butunguranye. Cya kabiri nari ngiye gusengera cano yanjye ngo yizamure. Nari ngiye gusenga ngo Imana wafashe cyane yijyana ikanyarira. Ijyana ikanyarira ni nk'uko wafata document, ni nk'uko wafata diplome yawe ukayijyanayo. Mu kiganiro cy'ubushize nari nakubwiye ukuntu Satani yansubirije cana inyuma ayisubiza inyuma arayidindiza, kandi bitewe n'ibyo wari wanze gusinya, bitewe n'amasezerano nari nanze gusinya wanyamamaze. Rero nabonye bikomeye mbwira Imana ni rero Mana ndashaka ko cano yanjye uyizamura ukayiteza imbere, Satani ye kuyigiraho ububasha, ngiye no kuyibwira ngo ime ibikoresha ari byo kamera ndetse kugira ngo ibashe gutera imbere muri ubwo buryo. Imana izabikora kandi izabigenza neza cyane. Uri umwe mu bantu b'abanyamasengesho nziranye nabo, mu banyamasengesho maze kumenyana nabo Mose, ariko muri bo oya nawe humura ejo uzaba uri guhanura. Mwuka w'ubuhanuzi ukuriho ugomba kujya uhanura. Wabibonye umwuka w'ubuhanuzi ukuriho bikomeye cyane. Wabibonye neza ko gukorera Imana ukuriho uri mu bantu Imana igiye guhagurutsa, cyangwa se uri mu bantu Imana itoranyije mu birimo iratoranya, kuko nabonye urutonde rushya Imana irimo iratoranya. Hari abo yatoranyije barayinanira, abandi bakorera mu izina nyirizina baramutakaza. Ibyo ngibyo birambiwe, hari urundi rutonde yatoranyije. Ba Dawidi bashya bakuye mu ishyamba, ba Samweli bashya bakuye mu ishyamba. Rero nawe uri mu bantu Imana itoranyije kugira ngo ube uwo mumaro mu gihe nk'iki ngiki. Imana ishimwe kandi Imana nakiri muri kandi nawe uri mu bantu nkunda na YouTube yawe ndayikunda. Inzozi zacu ndayikunda. Impamvu nyikunda kurusha izindi urabizi, uri mu bantu batajya bavanga ibyari byo byose kuri cano yawe. Nkunda gukurikirana ibiganiro byawe, mba mbona ibintu wakira birimo akayunguruzo. Ibintu wakira ibintu birimo umwuka wera. Rero uri mu bantu Imana itatakaza. Rero abantu benshi hari igihe bakora ibintu kenshi na kenshi bakabikora kubw'inyungu zabo, ku buryo bashobora kubikora bikaba byanabagirira nabi bikabafungisha. Ariko wowe amaze kubona ko ibyawe ari ibintu bishyigikiwe n'Imana, ubundi ngewe w'Imana imbere. Ngewe mu gitondo mbyutse ngiye mu kazi, ubundi iyo ngeze ku gipangu cyo mu rugo ndasenga, nsenga ndavuga ati Imana ibyo ngiye gukora byose bibi byo kuguhesha icyubahiro. N'abakozi b'Imana ugenda wakira mbona kabisa ari abanyamavuta b'Imana. Abakozi b'Imana wakira nabyo bituma nyine menya ko ibintu byawe biba birimo akayunguruzo kandi uba uyobowe n'umwuka w'Imana. Rero ujye ukomereza aho ngaho, Imana izagusapotinga, y'ubwami izagufasha, kubera ko nawe uba uharanira kwamamaza no guteza imbere umurimo w'Imana. Imana ijye guha umugisha. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nejejwe cyane no kubana nawe kuri uyu munsi. Abanyamasengesho nkunda kwivuga cyane, hari byinshi cyane bamenya twe tutazi, tutabasha tuba twanasobanukirwa. Kenshi cyane n'Imana igiye batuma ku bantu. Buri Imana ivugana n'abantu bayo igihe aho bahurira. Ntabwo Imana ipfa kubwira abantu bose bonye. Oya, ntabwo Imana ipfa kubwira abantu bose. Ishobora kubwira umuntu ngo hari umuntu wavuze ngo ni Imana igutumye ku bantu, kuki iyo Mana itaza ngo inyibwirire. Ubundi ikintu cyitwa impano niko Bibiliya ivuga ngo mu nzu y'inyumba harimo ibikoresho byose, kandi
ntago abantu bagiye bahabwa impano zingana cyangwa zimwe. Hari uwahawe guhanura, hari uwahawe kuvuga indimi, hari uwahawe kuririmba. Uyu nguyu uririmba ntago bisobanuye ko hanura cyangwa ntago bisobanuye ko yerekwa. Nimba yarahawe kuririmba, nge nkaba narahawe kwerekwa, ni Imana ni muntu maho urumva nzamubwira nawe najya hariya kuruhimba karirimba, abantu bazafashwa ubutumwa bw'ababuvuze muki mu ndirimbo. Rero abantu bose ntago bafite impano zimwe. Abantu bose ntibafite impano zimwe, bafite impano zimwe. Niyo mpamvu kenshi cyane tujya twakira abakozi Imana cyangwa se n'abavuga batumwa, akavuga ati nzanye ubutumwa Imana yantumye. Abantu tujye tubugenzuza ijambo, ariko tujye dufata umwanya tubyumve, tubyiteho kandi tubizirikane mu gihe twamaze kubona neza ko ubwo butumwa ari ubwacu. Nanjye ntago njya mpfa kwakira umuntu uvuze ngo azanye ubutumwa ntazi ko ari umunyamasengesho, ari umuntu ukonekita n'Imana cyane rwose. Yabibona nawe uba urimo neza. Ndimo neza byata. Uba urimo neza. Imbaraga n'amavuta bibe kuri wowe. Imana ihabwe icyubahiro cyane. David, rero uyu munsi dufite ubutumwa. Mfite ubutumwa. Ngaha nta yindi mpamvu duteranyije mu kujya tugeze ubutumwa bw'abantu b'Imana, tubagezeho ubutumwa ku bantu b'Imana. Kenshi cyane mu butumwa njye sinjya nkunda kwivanga, sinjya mbaza ibibazo, kuko ubwo butumwa y'ubumbwe sinkubaza ngo kubera iki ibi ngibi, ntago uba ufite n'uburyo bwo kuba wabisobanura, ahubwo mfata umwanya nkaguha umwanya ugatanga ubutumwa Uwiteka yaguhaye, kugira ngo turusheho kugubwa neza kandi Imana irusheho guhabwa icyubahiro. Reka nguhe umwanya ubanze usenge, noneho ukomeze utugezaho ubutumwa Uwiteka yaguhaye, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Turagushimiye Mana y'icyubahiro, tugushimiye imbabazi zawe nyinshi. Mana rata ndagukunda, uri Imana y'abagufi n'abarebare, uri Imana y'ibikara n'inzobe, bene kotarawirije zikidemone manda, uri Imana y'abazungu ndetse n'abirabura, uri Imana y'ababa mu cyaro ndetse n'ababa mu mujyi, uri Imana y'ababa mu nzu zabo n'ababa mu bukode. Mwami, mu mahanga yose umuntu wakubashye agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Izina ryawe nirishimwe. Ni njyewe Dawidi, ndakwinginze kugira ngo ntaba ari njyewe, ahubwo imbaraga z'umwuka wera zibane nanjye. Reka nkubere mikoro uvugire muri njyewe, ibyo wagambiriye gukora n'ibyo wagambiriye kubwira abantu ubibabwira uciye muri njyewe Mwami, kandi uha umugisha buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro. Ngaho umuhe guhembuka, umuhe kunguka mu mwuka no mu mubiri, mu izina rya Yesu. Urakoze ko wemeye kubana natwe, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Imana ishimwe kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ni ubutumwa Imana yantegetse gutanga kugira ngo bwumvwe n'abantu bose. Abakobwa burabareba, abasore burabareba, abagabo burabareba, ababyeyi burabareba, abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, ubu butumwa burabareba. Icya mbere mpereyeho, nabonye abantu batwite abana mu nda. Noneho ngiye kubona mbona aba bantu batwite, harimo abagabo mbona baratwite, harimo abasore, harimo abakobwa, harimo n'abagore, bose mbona mu nda yabo baratwite. Noneho uwabinyeretse arambwira ngo ninkomeze nitegereze, nuko ndakomeza nditegereza. Ngiye kubona mbona mu nda za babandi batwite, mbona harimo abana ariko bapfuye. Abagabo batwite ariko abana barapfuye. Imana irangije irambwira ngo baherutse basama, ariko amaherezo yabo basamye ntabwo bayazi. Irongera irambwira ngo ninkomeze nitegereze, mbona mu mugongo harimo abana. Abagabo barahetse, abagore barahetse, abasore barahetse, abakobwa barahetse. Mbona abantu bose muri ubwo buryo barahetse abana. Uwabinyeretse arambwira ngo ninkomeze nitegereze, maze nditegereza. Arangije arambwira ngo baherutse baheka.
baherutse baheka ngo ariko amaherezo y'abo bahetse ntabwo bayazi. Nagiye kubona mbona babana bari mu mugongo, mbona udukanu twagiye tugira gute tuvunika ukuntu, mbona babana bagiye bahita amazosi, babana abagabo bahetse, babana abasore bahetse, babana ababyeyi bahetse, mbona udukanu twagiye duheta mu kuntu. Imana irangije irambwira ngo baherutse baheka ariko amaherezo y'abo bahetse ntabwo bayazi. Hari ijambo ry'Imana nkunda rivuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho, ariko ngo udafite umwana w'Imana nta bugingo buhoraho afite. Nagiye kubona mbona abantu bari mu rusengero barimo barahimbaza Imana, barimo barabyina. Noneho uwanjyanye mu rusengero amfata ukuboko arambwira ngo ninze tugende. Nuko turagenda tujya inyuma y'urusengero. Tugeze inyuma y'urusengero arambwira ngo nitegereze. Nditegereza mbona abana benshi barimo bararirira inyuma y'urusengero, zomene taya widimo, mbona barimo bararira babuze ababyeyi babo. Arangije arambwira ngo aba babyeyi baba bana baherutse babyara ariko amaherezo y'abo babyaye ntabwo bayazi. Imana yantumye ngo mbwire abantu ngo bite ku maherezo y'abana babyaye. Abana barimo bararira, abana barimo barataka, babuze ababyeyi babo. Abahanuzi barabyaye ariko amaherezo y'abo babyaye ntabwo bayazi. Ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho, ariko udafite umwana w'Imana nta bugingo buhoraho afite. Umuhanuzi udafite umwana w'Imana nta bugingo buhoraho afite. Umupasiteri ufize boneta ya widimo udafite umwana w'Imana nta bugingo buhoraho afite. Umuririmbyi udafite umwana w'Imana nta bugingo buhoraho afite. Imana yantumye ngo nkubwire ngo ongera wite ku iherezo ry'umwana wabyaye. Wa muhanuzi we, umwana wabyaye urishuwa ko afite ubuzima. Wa mupasiteri we, umwana wabyaye urizera neza ko ari muzima. Hari abantu batakaje abana, bamaze gutakaza abana ntibamenya ko abana batakaye. Abana barimo bararirira inyuma y'urusengero, noneho ba nyina w'abana bari mu kigare cyo mu nsengero bahimbaza. Umuntu ashobora guhimbaza adafite umwana, umuntu ashobora kuba umuririmbyi nta mwana afite, kandi kutagira umwana nibyo bibi kuko nta bugingo ufite, kubera ko nta mwana uguhesha ubugingo ufite. Icya kabiri, umuntu ashobora kuba umupasiteri ariko umwana waramutakaje. Hari indirimbo nkunda kandi ndabizi n'abantu barayikunda, iravuga ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Hari igihe njya nkakubitamo ndi mu rusengero nkavuga ngo tuzajya mu ijuru kureba bariyo, nkabona abantu aka karirimbo barakabyinnye baragakejeje kabisa, abantu bakuzura umwuka wera, ariko nibagire ihishurirwa uyu muririmbyi yashatse kuvuga muri iyi ndirimbo. Niko nk'ubu ngubu hano turi gukora ikiganiro, nk'umuntu aje akavuga ngo genda ndebere abantu bari gukora ikiganiro hariya ngo ni bangahe, turi babiri, akaza akabona turi babiri. Ntabwo uyu muntu umutumye yaba amutumye ngo ugende ukorane na bikiganiro, ahubwo yaba amutumye ngo ugende ugire gute, ugende undebere ngo umubare wabo ni bangahe. Hari abantu bazajya mu ijuru batagiye kubayo, ahubwo bajyeyo bagiye kugira gute, kureba ibiri mu ijuru. Nakugira inama yo kuzajya mu ijuru utagiye kureba bariyo, ahubwo uzajyayo ugiye kureba, uzajyayo ugiye kubana n'Imana. Yesu yabivuze neza, aravuga ngo benshi bazaza mu bwami bw'Imana ngo bavuge ngo twahanuye mu izina ryawe, ngo twavuze ubutumwa mu izina ryawe, ngo nawe ngo azababwira ngo nimwumve imbere mwankozi z'ibibi bimwe ntabwo nigeze kugira gute kubamenya. Niyo mpamvu nari mvuze ngo umuntu ashobora kuba umupasiteri adafite umwana, umuntu ashobora kuba umuvugabutumwa ariko
ariko nta mwana afite. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwongere musubize amaso inyuma murebe abana mwabyaye ko bafite ubuzima. Nabonye abana bari kuririra inyuma y'urusengero kandi ba nyina bari mu rusengero barimo barasenga. Imana yo mu ijuru ishimwe. Imana ikeneye ko uyigarukira, Imana ikeneye ko uyigarukira. Ndabyibuka umunsi umwe igihe nari ndi mu nzira ndimo ngenda, umuntu yarampamagaye arambwira ngo Dawi, ngo tera haleluya. Ndavuga ni sentere haleluya gute? Ngo tera haleluya ngo bya bindi twasengeye byasohoye. Ndangije ntera haleluya inshuro 3 nkuko yarabinsabye. Noneho hari abantu benshi cyane mu muhanda nari ndimo wa kaburimbo, abantu benshi baraseka, basetse ngira isoni nyinshi mbura ahantu nca kubera ko bari bansetse. Mbonye bansetse nagiye kubona mbona akanyenyeri kuri buri muntu, akanyenyeri kuri buri muntu harimo babandi bansetse. Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo bariya bagusetse nibo bari bakwiye kuvuga ngo amen, nibo bari bakwiye kukwikiriza. Nahise mbona urugendo rurimo abantu benshi cyane. Noneho ndangije nkurikirana ibyagwa rugendo, nagiye kubona mbona bageza ahantu ku marembo aho urugendo rwari rurangiriye. Mbona hinjiye abantu batarenze bangahe? 5. Noneho wabinyeretse ndamubaza ngo kubera iki bagiye urugendo rumwe hakaba binjiye bakeya abandi bakaba basigaye. Imana irangije irambwira ngo uko ubibonye gutyo, ngo hahamagawe benshi ariko abitabye ni bakeya. Hari abapasiteri bari mu murimo bahamagawe ariko batari mu mubare w'abitabye. Hari abaririmbyi dufite bahamagawe ariko batari mu mubare w'abitabye. Niyo mpamvu bishoboka ko umupasiteri yaba umupasiteri kandi anywa inzoga, umupasiteri akaba umupasiteri kandi akora ibyaha, asambana, asebanya. Ari mu mubare w'abahamagawe, yambaye titire y'uko ari umupasiteri ariko ntabwo ari mu mubare w'abitabye. Umuntu witabye agenda uko Imana ishaka, ntabwo agenda uko abantu babishaka, nta nubwo agenda uko we abishaka. Hari abantu barimo bagenda uko babishaka nuko abantu babishaka ariko batari kugenda nk'uko Imana igize gute ishaka. Abana barabatakaje. Abahamagawe birashoboka ko aba baririmbyi bahamagawe bashobora kujya kuririmba, bakajya kuri aritari bakaririmba, barangiza bagasambana kandi ari abaririmbyi. Oya, ntabwo bari mu mubare w'abitabye ahubwo bari mu mubare w'abahamagawe. Kwitaba ni kimwe no guhamagagwa ni ikindi. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imana yantumye irangiza irambwira ngo mbwira abantu ngo bashaka abana batakaje. Imana itanze amahirwe ya kabiri yo kugira ngo wongere ushake umwana watakaje. Ufite uyu mwana ni ufite ubugingo. Muririmbyi udafite umwana nta bugingo afite. Umupasiteri udafite umwana nta bugingo afite. Munyamasengesho udafite umwana nta bugingo afite. Muvuga butumwa udafite umwana nta bugingo afite. Nabonye abantu benshi batakaza abana ariko Imana yantumye ngo mbabwire ngo mwongere mwite ku maherezo yabo mwabyaye. Nabonye abagabo batwite ariko abana barapfiriye mu nda. Mana ishimwe. Nabonye abagabo batwite ariko abana batwite barapfiriye mu nda. Damura menya umwana uri mu nda wawe ataba yarapfuye. Nanjye ndumva umwana ari muzima, ndumva umwana ari muzima bikomeye. Imana yantumye ngo mbabwire ngo mwite ku maherezo y'abana mwagize gute mwatwise. Mwite kuri aya maherezo. Ufite uyu mwana ni ufite ubugingo buhoraho ariko udafite uyu mwana nta bugingo buhoraho afite. Nagiye kubona mbona Satani arimo arashyiraho abantu ikimenyetso, arimo aratanguranya. Satani arimo aratanguranya, arimo arashyira ikimenyetso ku bantu b'Imana abiba. Imana yambwiye ngo mube maso kuko Satani arimo ariba abantu, kandi uburyo Satani arimo abibamo ari kubiba baheka, bakabashyiraho ikimenyetso gitandukanye n'icy'Imana. Nabonye Satani arimo araheka abantu b'Imana, nkabona afasha umuntu aramuhetse, umutwe
umutwe uri ku kibuno noneho amaguru ari ku mutwe akabaheka muri ubwo buryo, umutwe uri ku kibuno ariko amaguru ari ku mutwe. Nongeye kubona Imana nayo iteze umugongo irimo iraheka. Data nagiye kubona mbona Imana iteze umugongo irimo iraheka abantu b'Imana. Imana irimo irahamagara abakobwa ngo bajye mu mugongo w'Imana. Imana irimo irahamagara abasore bajye mu mugongo w'Imana. Va mu mugongo w'abantu ujye mu mugongo w'Imana. Hunga umugongo wa Satani ujye mu mugongo w'Imana. Wa mubyeyi we, hunga umugongo wa Satani ujye mu mugongo w'Imana. Imana yitabe kuko irimo irahamagara. Imana irimo irahamagara abantu ngo bave mu mugongo wa Satani, bahunga umugongo wa Satani bajye mu mugongo w'Imana. Imana iteze umugongo irimo iraheka abantu b'Imana ibahungisha umujinya wa Satani. Ikindi nagiye kubona mbona umuntu araje afungura kampani, ariko iyo kampani yari nk'ishami rigwanya umwuka w'Imana. Nabonye umuntu afungura ishami rigwanya umwuka w'Imana, naryita ko ari ishami rya Illuminati. Noneho iryo shami rya Illuminati nagiye kubona mbona ririmo ryakira abakozi b'Imana. Abo bakozi b'Imana barangiza bakabambura Bibiliya, ukagenda ufite Bibiliya, barangiza bakayikwambura bakaguha iyabo. Noneho nagiye kubona mbona abantu benshi bagiye babaka Bibiliya nzima, barangiza bakabaha Bibiliya za pirate. Imana irangije irambwira Zobene Taya Widimo ngo abantu mbabwire, ngo mbwire abantu ngo bave mu burangare kandi bashake Uwiteka, kubera ko igihe cy'akarengane mu murimo w'Imana kiratangiye. Imana yarambwiye ngo mbwire abantu ngo umunyabwenge yitwaza ijambo, umunyabwenge asome Bibiliya, yitwaza ijambo ribe mu mutwe we, ijambo arigendane. Muri iki gihe abakozi b'Imana bafite ingeso, nta mukozi w'Imana ukigendana Bibiliya mu mutwe, kandi Satani ni systeme yakoresheje kugira ngo abantu abakure mu ijambo ry'Imana, narangiza bashyire mu ijambo rya pirate. Nagiye kubona mbona uwo muntu wafunguye ishami ari we nakwita umutwe wa Illuminati. Abantu b'Imana abambuye ubushobozi bw'ijambo, abambuye ubushobozi bw'umwuka wera, abashyiramo ubundi bushobozi. Imana irambwira ngo abantu benshi bazayoboka iyi nzira y'ubuyobe kubera ko banze kumvira Imana ngo ibayobore mu nzira y'ukuri. Wa mukobwa we, wa muririmbyi we, wa muhanuzi we, wa mupasiteri we, wa muvugabutumwa we, Imana yanumye ngo nkubwire ngo yitabi gushyireho ikimenyetso, kubera ko igihe cyo gushyirwaho ikimenyetso cya Satani kirageze. Kandi uzashyirwaho iki kimenyetso nta kundi kugarukira Imana ntabwo bizaba bigikunze. Ni igihe bazakurahiza ukihakana Imana yawe, barangiza bakaguha kwemera yindi ndahiro Satani azaba yategetse ko abantu bazayirahira ari bo bantu ba Satani. Imana yanumye ngo mbwire abantu ngo bashake ijambo ry'Imana ribe mu mitwe yabo. Abapasiteri bashaka ijambo ry'Imana. Kubona umupasiteri asigaye ajyana telefone mu ivugabutumwa, terambere ryabaye iterambere. Umupasiteri asigaye ajya ku ruhimbi akajyanayo mashini. Kajyanayo mashini ni systeme y'abadayimoni, ntabwo ari systeme y'umwuka wera. Umuhanuzi akajya mu ivugabutumwa afite telefone, ni gahunda y'abadayimoni, ntabwo ari gahunda y'Imana. Ijambo ry'Imana abantu bararisuzuguye. Satani arimo yangisha abantu b'Imana ijambo ry'Imana, ariko Imana yambwiye ngo abanyabwenge bagundira ijambo ry'Imana kandi bajye uyu mutsima, kubera ko igihe cy'inzara kigiye
kigiye gutera, igihe cy'inzara ry'ijambo ry'Imana kigiye gutera, aho uzashaka abantu bavuga ijambo ry'Imana ukahabura. Imana yambwiye ngo amazi si yayandi, muvome mwuzuze, muvomwe mwuzuze. Kandi igihe cy'inyota nyinshi mu bantu b'Imana kirageze, igihe cy'inyota mu bahanuzi kirageze, igihe cy'inyota mu bavugabutumwa kirageze. Imana yambwiye ngo amazi si yayandi, mbabwire ngo muvoma amazi mwuzuze, muvoma amazi. Imana ifite umugambi wo kumara abantu bayinyota. Abantu benshi bagiye kuzashaka amazi bayabure. Nabonye Bibiliya ziza zihakana iyi ngiyi, utayemera barangiza bakakugirira nabi. Imana yambwiye ngo mushake Uwiteka bigishobotse ko agira gute, abonwa. Nagiye kubona mbona mu Rwanda habayeho ibiraro bibiri. Ibyo biraro bibiri nagiye kubona mbona abantu benshi barimo barambuka kuri ibyo biraro. Noneho kuri ibi biraro hari hicaye umuntu, yari afite Bibiliya. Mbona iyo Bibiliya yari Bibiliya yanditse mu buryo bw'amayobera. Nagiye kubona mbona uwambukaga kuri icyo kiraro, wa muntu wicaye imbere y'ikiraro bamuhaga Bibiliya, ariko naritegereje nsanga atari Bibiliya yera, ahubwo ari indi Bibiliya nshya Satani azanye kugira ngo akuremwo abantu b'Imana ijambo ry'Imana. Noneho abantu bose bafashe iyi Bibiliya, umva iyi message, abantu bose bafashe iyi Bibiliya. Nagiye kubona mbona imodoka zacaga kuri ibyo biraro bibiri, abantu baca kuri ibyo biraro bibiri, kandi nabonaga ari inzira nyabagendwa. Iyo nzira hari indi nzira yari ishamikiyeho izamuka. Iyo nzira hariho umuntu uteze ukuboko, umuntu wacaga muri iyo nzira yamufataga ukuboko, akamufata ukuboko, ahamagara abantu ngo bere guca muri iyo nzira, kubera ko ari inzira yari inzira y'ubuyobe. Nagiye kubona mbona abantu benshi bamaze kugwira muri iyo nzira, ikiraro gicikamo kabiri, imodoka zaguye mu kiraro, mbona abantu baguye mu biraro, mbona abantu bari bafite amashagosha aguye mu biraro, abantu bari bafite ibintu biremereye biguye mu biraro. Abantu bose baciye muri iyo nzira baguye mu kiraro, kandi munsi y'icyo kiraro hari amazi menshi. Mbona amazi atwaye abantu benshi n'imodoka nyinshi. Imana yo mu ijuru irangije irambwira ngo mbwira abantu ngo igihe cyo gushaka Imana kirageze. Mushake Uwiteka bigishobotse ko abonwa, mushake umutaka, kuko igihe cy'imvura nyinshi iguye, kandi abantu badafite umutaka bazanyagirwa n'iyi mvura. Mwabahanuzi mwe mushaka ijambo ry'Imana, mwabavuga butumwa mwe mushaka ijambo ry'Imana, mwabapasiteri mwe mushaka ijambo ry'Imana. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo abantu bose bazi ubwenge bitwaza iki, ijambo ry'Imana. Hari ikindi nabonye ku bakunzi b'igihugu cya Uganda. Bakunzi b'igihugu cya Uganda, nabagira inama yo kugisengera ndetse bikomeye. Nagiye kubona mbona muri Uganda harimo abantu babiri, nabonye hajemo abantu babiri. Umuntu wa mbere yari yambaye umwambaro w'umweru, undi muntu yambaye umwambaro w'umutuku. Noneho uyu muntu wari wambaye umwambaro w'umutuku, abambaye umwambaro w'umweru ntago basobanukiwe ko abangaba bambaye umwambaro w'umutuku atari ababo babinjiranye. Nagiye kubona mbona babandi bambaye imyambaro y'imituku babaye benshi. Bamaze kuba benshi, nabonye babaye benshi mu kiyobozi, baba benshi mu nzego nyine z'ubuyobozi, mu nzego z'imiturire. Noneho baza kuba benshi gusumba bambaye wa mwambaro w'umweru. Bisobanuye ngo abari bambaye umwambaro w'umweru ni ba nyiri igihugu, abari bambaye umwambaro w'umutuku ni abari binjiriye igihugu. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo zomene taya widimo, abanyabwenge bari muri iki gihugu cya Uganda batabaza Uwiteka narangiza abatabare, kubera ko nabonye umukubuzo umanuka muri Uganda. Nabonye umukubuzo umanuka muri Uganda, kandi nabonye
igihugu cya Uganda cyinjiranwa, kimaze kwinjiranwa baza gutegwa, kandi bategwa ababateye bari iwabo. Ikindi Imana yarambwiye ngo yohereje y'ubutabazi, yohereje y'ingabo zitabara igihugu cya Uganda, zirangije zirananigwa. Hari abantu nabonye nagiye ko mbona imva ndende cyane ariko icukuwe n'Imana. Imana mbona abantu benshi bambaye amakositimu baguye muri zamva, mbona abandi bantu bambaye amakanzu asa nabi cyane ariko ajya kugira ishusho nk'iy'umweru, mbona nabo baguye muri gwagobo muri yamva. Mvuko n'Imana yambwiye, irambwira ngo yohereje abakozi b'Imana kuririra igihugu cya Uganda. Bagezeyo bapfa kurenza abagipfiriyemo, baba babikurenza babibaho. Imana yohereje abakozi b'Imana kuririra igihugu cya Uganda kugira ngo Imana igikure mu kaga, kugira ngo abari mu byaha Imana ibakure mu byaha. Ariko abo yohereje muri iki gihugu bose bagezeyo baba babi, baba babi kurushaho. Imana yarambwiye ngo abangaba yabatumye bizeye, none igiye kubahambirayo. Nabonye imva icukuka cyane, kandi iyo mva ni y'abakozi b'Imana. Imana yatumye abakozi bayo muri Uganda kugira ngo baririre igihugu cya Uganda, bagikure mu kaga, bakiririre. Bagezeyo Imana yarambwiye ngo aba bakozi b'Imana, hari abantu Imana ije guhamba, hari abagore Imana yohereje muri Uganda buzuye umwuka wera. Bagezeyo bajya muri Ariminati, bagezeyo bakorana n'imbaraga z'abarangi, bagezeyo basinya amasezerano ya Satani. Abangaba Imana ije kubambura agaciro k'Imana, agaciro k'izina ryayo bakoreramo, Imana ije kukabambura. Hari abapasiteri Imana yatumye muri Uganda, bagezeyo bariyanduza. Abangaba Imana ije kubahamba. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu bakunda igihugu cya Uganda bagisengere, kubera ko nabo kirinjiranywe, kandi abangaba bazakinjirana nibo bazakigirira nabi. Abakunzi ba Uganda, igihugu cyanyu mukiteho, mu gisengere. Kandi nanjye narimvuze ngo imbaraga z'Imana zigere muri Uganda, nizirangiza zigishyire mu mahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abakozi b'Imana bari muri Uganda nabagira inama yo gukora icyabajyanye, kuko Imana ije kubakoramo umukwabo. Hari abantu Imana ije guhamba banze gukora iby'Imana ishaka. Kandi sinsize n'abakozi b'Imana bari mu Rwanda, Imana yabategetse kuririra, kwita ku murimo w'Imana, gusengera igihugu cy'u Rwanda. None nabo batangiye gukora ibibusanyije n'iby'Imana yabatumye. Aba nabo Imana yo mu ijuru igiye kubakubura, kandi nabo bazagendera mu bishingwe. Imana rero ibahe umugisha kandi ihaze kwifuza kwayo. Nabonye umuntu umwe umupasiteri wahagurukijwe n'Imana, Imana irangije imuha impano. Imaze kumuha impano, arangije ayigira pirate. Amaze kuyigira pirate, uyu nguyu Imana yarambwiye ngo nawe igiye kumukoramo akazi. Ni umupasiteri Imana yahagurukije, imugirira neza, imuhagurutse imwizeye. None uyu nguyu nawe mu minsi mike cyane, mu minsi mike cyane ugiye kumva umuntu w'umupasiteri ugiye gukora impanuka kandi yicwe nayo. Yicwe n'impanuka, kandi azaba azize kugendera mu muhamagaro Imana itamuhagaritsemo. Azaba azize. Imana ije gukora akazi mu bantu bayo, yagiriye icyizere ikabaha umuhamagaro, barangiza bagakata bagaca mu wundi muhamagaro. Hari igihe Imana iha umuntu impano yo kwihanisha abantu, yabona kwihanisha abantu nta gikundiro kirimo, akahita ajya ngo Imana iguhaye visa ujyaye muri Amerika, akajya muri ibyo ngibyo. Rero mukore uko Imana yabategetse, mukore mu muhamagara Imana yabahamagariyemo, Imana izabagirira neza. Imana rero ibaha umugisha. Niyo message narinzanye, kugira ngo uwisubiraho yisubiraho, uwihana yihane, kandi abantu b'Imana nabo bagira ubwenge, kubera ko Imana ije guhemba. Mushaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa.
Imana rero ibaho umugisha. Iteka aguhe umugisha cyane kandi nawe wabanye natwe mu kumva ubutumwa. Uwiteka akugire neza, aguhe umugisha kandi akwagure muri byinshi cyane. Umunyarwanda niwe wari umuhanga, areba neza aravuga ati habwirwa benshi cyane akumva beneyo. Uwiteka aguhe umugisha. David turagushimiye kubwo Uwiteka ibyo yagutumye. Reka udusoreze n'isengesho ubundi tubabwire ngo subscribe nicyo kintu. Niba muri telefone yawe ukibona ku ijambo subscribe hacyanditse umutuku hakande, kandi niba ubona ari ngombwa ukande no kunzogera kugira ngo bigende neza, ujye ubasha kubona ibindi biganiro by'ivugabutumwa ndetse n'ibyo mu murimo w'Imana tuzagenda turushaho kubagezaho umunsi ku munsi. Turabakunda cyane. Mana, nsengeye abapasteri bari mu muhamagaro utari uwabo, ongera ubagarukeho. Nsengeye abantu batakaje abana, bagarurira abana. Abantu bari kuririmba badafite abana, bagarurira abana. Abantu bari mu nzira y'ivugabutumwa badafite abana, bagarurira abana. Abantu watumye muri Amerika batakaza abana, barabatakaza, bagarurira abana. Kandi igihugu cya Uganda, Mwami Imana, wongera ukigarukeho. Amahoro y'Imana be muri iki gihugu cya Uganda, ndetse n'amahoro y'Imana be mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'amahoro y'Imana be mu gihugu cy'u Burundi. Amahoro y'Imana be mu isi yose, mu izina rya Yesu. Nyemerera ugabanya abarimbuka, wongere abakizwa mu izina rya Yesu. Buri wese ugushaka kubone, kandi usuka umwuka wera ku bantu bawe. Urakoze Mana, urakoze ko ukomeje kubana natwe. Abagwayi nubakize, mugambi wawe usohore ku buzima bwa buri muntu, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen.